ikibazo azagendana ni wowe ni wowe uko tuzi ko cyabyo ni wowe tadudumye uko soroshe hari indi migari yobaho tayindi migari kugira ngo ihana urabyemera mwami Yesu turaza turashika amahoro abo twari tugendeye twasanze ari amahoro tugeze imbere y'amaso yawe mwami Yesu ureke dushobozwe nawe nabishobwe no kumva nabo bahumurisha Mana ndabizi kuko twemereye kandi ndabizi kuko ubikora mu izina rya Yesu bisenze amen. Hallelujah. Ndabona jewe ibintu byandenze kubera ko bitwara byifuje turanabisabira turasenga Imana iratubwira ngo ye kubera kuvuga gutyo umwanya dufite ko turabona ko byose bitaza kugerwaho ariko kandi iby'Imana yakinyiti biza fast umwanya w'Imana n'uyu kandi Imana ishimwe kuko yaturagiye tuba mu rugo amahoro dushikana amahoro Imana yabikoze bihimbaza Amen. Ndashimira kandi mugenzi wanje tugendana umugabo mwiza cyane w'imashyi umwana yarwaye na gatanu araremba urwaye sokera na gatanu umusigari muzima yego amen niko ateye ndashimira kandi ubuyobozi bw'itorero naje ndi umukozi mu itorero usengeramo biragoye kwakira umuntu utazi kubw'impamvu za telefone umuntu yakubwira ukumva ugahamagara akamati kemera bakozi b'Imana mushumba twabonye anakuze ariko kandi mbona ibyo arimo ni nk'afite imyaka mike cyane mukozi w'Imana turagushimiye Imana Israel kugirira neza kandi bisaba gufitana umupakamo kongera imyaka mike Imana kuraje Imana imanure hamwe n'akamati yawe Yesu ukomeza yigirire neza mwakoze umurimo mwiza udashikirwa kubwo kutwakira gusa n'ibintu bikomeye Imana y'umujuru bahumugisha abakristo b'urusengero Imana bahumugisha n'abakunze ndaheka namatekerezo ukunze ko sinokuvuga no kuvuga ngo nabaye nabi siganya kenge ko guhakana ko ndanyenyeza sinoshoka namagenda bityo ndashimira kandi abavandimwe tuziranye arija muratekereje ngeze hano aho ngeze sinokwihisha sinoforoda aho ngeze sinoforoda icyo cyo cyararangiye ntibishoboka mfite abahamya be hari n'ubwo nagira ngo ndoja mu ndege nosanga y'abana natangiye igisirimba kera abandi mungiye kubereka banzi mu gisirimba sindabasiba n'umunsi n'umwe ahubwo kuko kuba mu materaniro nashe niyongera indi minsi yo kuba mu masengesho kuko amateraniro ninga yabaye ibyo yambere make cyane uko tuza tubonana ku cyumweru utaraje imbere ya Yesu icyumweru cyose kiragoye icyumweru ngiri gisirimba kitaza gikaba nije mwarimu w'igisimba cyose ndashimira mwene data Ndabarishi uyu mugabo mutamukunde hemwe kandi Imana izomugirira neza ni inshuti yanjye mu kiyumbe cyane no mu bindi bintu byinshi urugo rwiwe rwose hari abana bacukiye mu ntoki zanje sikumbize nabi
arugwiza umutima mubi. Uyu ni umuhamya ntacyo no kwikora nimubona ndarenguse muzaje ahantu mu basiramugaho muzi gutobera nyamahinde nibashiramo akantu ka point d'interrogation mukantu muzoreke cyangwa muzokubaza umugore wanjye tubana bamwe kana bakristo bamiringa ariko mazo ni ibindi bitangaza. Ndashimira mwene gataruhikira n'umuvandimwe twakoranye umusitari tubana iwacu inzu n'iyindi kandi we ntahandi yandaze kubamba yose ndaforo dumumera pi tawo nzamwa sinona mu amazi atose sinoya namwe nijuze umwe ameza none sende kumwana nijima chafu sindahonje ibyo bintu ariko hari igihe nigeze kubihonja imana ndagaya kujya umuntu atarahonje ikintu tukagira ngo warakiritse gusa tugipimye nawe woreba wakiritse. Bene data nakunezerewe ngize imyaka n'imyaka ndakuba usanze ha Imana yakurinze nkaba nongeye kukubona. Imana ya Israeli igomesha. Amen. Amen. Uriya ni mubyara wanje papa na mama barakurikirana nta wundi muntu waciye hagati. Nabonye undi mubyeyi nawe ufite umwana n'umushiki wanje uriya nawe ni muramu wanje. Nabonye ngenda menya abantu yasomusha bahumugisha numvise uvuga ngo sinyandegeya n'umwe twavuganye igitendo kunyabibuga uwo mwana yemwe naje ndamusengera nimba ari we Imana ya Israeli bahumugisha. Ashimira kandi uyu mushiki wanje simuzi ntazi ariko nyine ndamumenye. Imana ya Israeli bahumugisha. Amen. 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 Turiyaha reka nawe tubirangize tubi watu n'amagaya abakozi dusengana ndababwira ngo nageze inyota yo kuja gutarama hano mu Rwanda Inyabihiga ngo babisubiremo barambwira ngo ifite iterambere byinshi barambwira ngo iriyinga ni amahoro genda mpamagara madame ndamubwira ngo sheri ako sinana wifashe cyane uwo munsi narengise ndamubwira ati sheri mfite yo kuja gutaramira Yesu iwe ati wowe nakwandikiye kibari endeterine tango myagira ati naje ndaguherekeza kugeze kwa mwene data sebe neza nijoro kanirwa nagusa yikorera isakoshi zose azikorera agana mpudumiye yaramaze kusengera nko mu masaha 10 yuzuye ari batikanje kuvuga Yesu yarampanguye aho ijuru naryo umusoda uri kure cyane arambwira ngo Imana irambwiye ngo ugende birembe siko atubwe uko gamabwiye tufite amakuru yawe menshi Yesu manfoni amen. Ariko je babwiye umushango muri siza mukuru umushango muri umwana ukabona ndazashangwa umugore wawe ndashangwa umugabo ndashangwa iyo nzu niyo gushimba leta bariho bimwe tubyagaje hose tugiramo abanebwe nabo tuba ukose amen. Amen. Uriya umubyeyi yakoze akantu numva ko umutima wuzuzanya nanje bisize ariko ashiramo kandi numva ko umutima ubwira ngo wature no jambo ntugapfa utabonye abuzukuza. Kurera gusa kuko mushwari bakoresheje umutima wambwiye kandi urambira ngo ni ntugapfa utabonye abuzukuru. Ntugapfa utabonye abuzukuru. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Turaganira ijambo rivuga ngo gutabara kw'Imana.
utabara kwima utabara kwima Yego. nuko tuvuga ubukene turavuga gutabara kwima musarire mwe datavuza amagambo naga nuvuga ngo nangendera ngo agumaho ariko kandi mbona nyine tikunze reka mbabwire imbogamizi kazinga nasanze mu gakiza n'indaga za nyuma tuvuga gutabara kw'Imana musarire inka twatuze zigira ibibuga byazo ihene nuko n'andi matungo zose ariko ikibuga n'abantu bagira ibibuga byabo uko aho baza bicara ariko batiboja ihene ziryama cyangwa zita ibindi siko yeme ariko ikibuga cyagowe ni ikibuga abakristo babamo uko nicyo cyambere kiza abantu baza bicarana batagicemerana umuntu yarahunze ubundi atazamuramutse atagira nimero ze batohora ngo baramukanye tibemera kuramukanya abantu bagatura baza bahungana kandi bakabana mu ikanisa azamubona akamubwira ngo kamasitani yaramubere shitani bakabana mu itorero imyaka n'imyaka igashira ariko umunsi yapfuye abitorero bakamuhamya uwo muntu yagiye mu ijuru mukabana ari wowe wacuraguriye umwana wawe ngo ntashaka ukamumenya ntumubwire ugafata ibibazo byose wahuye nabyo kubera impamvu z'ubuzi babiguteye ukabitaransifera mu guceceka mukabana mu itorero mudahuje biba gusa mu guceceka muri option yitwa guceceka ikintu cyose kikaja mu guceceka mwarangiza mukabana utazumubwira kuko ari wo kubera ikibazo umunsi yapfuye bakavuga ngo azakinisha nima hawo abagore bananiranye batazabumvikana n'abagabo bazababwira gusa nabi uko tuzina ibibazo musizarira hariho wenda hari ufite ikibazo cy'urugo rwe ariko ntagire ikibazo cye sinzi igihe jambo niba mu nyumvise Twakumvise. Akazari cy'urugo rwe. urugo rwe kandi ariwe kibazo cy'urugo rwe no iwe ndazanewe akisiga akazana ubukene kandi ubukene dufite bukomeye ni amahoro ye yabujije abandi no ikibazo abantu bafite ubukristo bwo kuririmba no kubyina ariko turafite ubukristo bwasuzumyeho kugira ngo babe abakristo n'abandi ari abakristo nicyo kibazo ubushize nagize abashitsi babi kandi abashitsi bari baje mu mutima aho mu kwezi 2024 narindiyo sanga umuntu akamago mukaguruka mu zifaranga ngo dokima none yamara kuza dokima bwase kasakanda guko waje gusa ino mwe mu bifite ibibazo hanyuma umuntu akamagenda akaki no basanga n'umugabo ufite umugore n'abana kandi ubikanisa umugabo w'umuhanga ufite ubwanwa bwo mufite imvi n'umpara benshi wambaye ikoti ukamubaza ati ese wowe uko ibintu wabonyeho byarakoroheye ikintu kitari cyawe ukamugurisha wamara ugafata ifaranga ukazirya hari wowe ni maze abashitsi barango bango mbashyize mu mutima mbabike mbagumane Zabaremeye. Mari Imana yamubwira ngo bantu bakure ndugu nazo zambigani zinazosababisha Yesu akose nafasi ndugu we ndugu nazo zambigani zinazosababisha Yesu akose nafasi Naka babasi iyo fasi ni yahe niyo muri Yapa. uku Yesu cyo wumvikishara muri wowe habe ukuzabuza mubona bagoye ba pastor no gusubiza muri siriya uzobanza ubishire muri wowe ugisuzumna nimba kigira nafasi Amen.
Amen. Kandi yabe nubwo twosana ibi ntabwote habe nubwo wobzina warukangura n'ikina tizatujana mu habe nubwo ubwo bitangaza ko habe nubwo pastor na mwarimu na diakonesi n'abavuga gutumwa n'abandi n'abana bose bozana yama uwo bakayamanukana bakajana neza bakashita neza kwirimba ryabo nuko kwimana utaratuma njye mutima wawe tuzabona Yesu habe n'ubu kuri tangazo zere natanga umuntu agifite abashitsi bo kwanga umugabo agakunda umugabo wundi umuntu akanga umugore agakunda umugore wundi umuntu akanga amahoro agateza imvuru ngabwiza ukuri hamutabona hamutafanya nini hamutabona lazima niswayo aha reka mbabwira amakuru nja gushaka yambayeho ni marambiriza umunsi nja gushaka natawanye isoga toye muje kugaruka none ndababwira ngo nimundangire kabageze nimwego mundingira ndaranze gushaka mundangize barabinyemeza waje kubinyemeza timumbwire kabageze biwacu bose barabagaye mundangize ije gushaka mu mibunda ije gushaka mu mibunda none nje kuzana umuntu bagayo abanyamibunda kandi si mubi ariko sanga ntibamushatse naje nje kumuzana none mbona abanyamibunda nabo baje wacu gufata abakobwa biwacu bajya nagaye nukuvuga ngo inza kuzana uwo basize naje baje kuzana abo nasize ikibazo dufite uko dufite abakobwa bose bagabo muri rusengero uko utamungu uwo muri rusengero ushaka umukobwa muri rusengero azabana y'amaja mu nkuru ziza kandi abakobwa bose uzabasiga abandi baje kubajana mafuti guse kuba uko bazi kuri kimuga nta mwarimu wo guhamya apasiteri n'abana beza abo bose babyinnye mu kigo kuranga kandi bavuye kutugora ngo baza babyina kiboranga nta muntu boro baranga kandi aho mutari bazakuvuga neza nguko ako kandi nimwebwe mubanyi mutoshingirana no none se abo sabi wacu mu Rwanda tibanyangi tibangwe mutabakobwa bahari ha tuyo uko twasuzumye mwebwe nta muntu twaguye amakwe amugaza umunsi wo gushingirana agapfa uzijya ngo yapfuye gute yapfuye ko ari undi wavuze abacuraguze hai baramusega babaye sinoshobora kurira umuntu ngo ari gushaka kubimana kubambaye nuko turi kuzoba nuko no maraso ko cyari umugabo wa hari umugabo wavuye ku irumba zo gushiragura mu kanono agurisha ikimasa cyati yo cyati ariko ni kureba cyati agiye gucuragura icyantangaje wa mukobwa atamubona wacu Dalima bose ngo barabaritswe barabatizwe basaba mwamenzi babaye mwitondo n'umuntu hari abagabo batoshakira abandi wowe uzavuga gusoma umwana wawe ushaka ariko ubundi we ntiyoshaka agomba kuba gusuwiwe agomba gushaka ariko abandi ntashaka n'umuntu wapoza hasi n'umushitsi wabwira mugenzi wawe neza kandi muri abanyetori turuzi ko ukubonaga nizashaka tibona kugurira tibo kugurira uko umuguriye umuntu umwe gusa mwese kubera ko atokira uriya uri mu kuzira ni mwene nde akomoka hariho mwabo uri ntungaruzi wabo
mureke mbabwire turetse ibya Iburahimu n'abandi bose bari abapanga twebwe tugakorera ibintu byose twabikora mu bwenge Imana yabona turabukwize tukaja guca cyane biretse mukanya ndaza kubikora wako tatubitumalisha ariko ikigize cyo kimara kubera wowe umushitsi kugira ngo kuri mu bandi bashitsi yego kubera wowe umushitsi uri wizima ubwira umugabo ngo jewe barakugaburira ariko ndashaka kwigaburira kugira ngo nibere umushitsi umenye uko mbanye n'umugabo nindangiza umenye nuko mbanye n'umuturanyi wanje mbivemo niba niba ngomba umenye nuko amahoro arataye se umenye n'akamaro bari n'abandi bantu bimenye ni mwibera abashitsi mwizima wowe uko nkubwiza ukuri uko hano yawize uko hari umuntu wazanye itaje ryawe ntitwakwigira nk'imbere se twahuje imbere neza no kuri ibyo rwose kandi kuvuga tugira gutya Bwana wangu wanamelemeta Bwana wangu wanamelemeta We must do it all! Hallelujah! Imana yacu iragoye izo kintu cya mbere tuzakikubwira ngo ndi kumwe nawe yamara ikaba kure yawe ikagusezeranya ikakubwira ngo nzaguha ibi nzabana nawe yamara ikamerekera Mana ya Iburahimu we Mana ya Isaka we Mana ya Gideon Papa we Njoni muone Bwana yu mwema gacho kongera ikindi Bwana yu mwema kabanga wa Mana we kamisa gusa naho itayikure ikamisa naho itayikure kamisa tikira gusa yewe mushiki tanya ayi wakurashiriwa wewe wakupewa sifa na utukufu wewe Amen. Iramubwira ngo nitakutoa mtoto. mimi nitakupa mtoto Nibirangiza yamigenda muki. Yes. Nina mwira bamu. Abwira umugabo ati papa. Imana izavuze ntizabisubiza. Shaka. Niko. Shaka. Yamashaka. Imana namubwira ngo sikosa. Amen. Ayi bana we Izo navuze si ibindi birabizi kuri wowe sa aho niho izakomora ishanga rikomeye na Imana ya mitego umwaka wa mbere 2020
40, 40, 50, 60, 70, noneho ka peni nabo barasite mu rugo nabo batangira kubona ko kora igitanga peni to ariko uzi ibisubizo bito byageze kuri bene data twene bateguye bapeni ngo yamatangira kumureba igitsuri sarabwira ababura bati uriya mushakazi kwa uwaye uzari agaye asasa karavuga ibi karavuga ibi narari ibintu gusa kubera gushika kw'Imana rimwe na rimwe Imana izisangaho yakiri kumwe n'ubwoko bwayo bazabanyagwa batizera bagatera umusaraba umugongo rimwe na rimwe yewe mwana w'umuntu Imana izibererana bayo izagiye bigaze kumukizo bimutera gukomeza urugendo uri hano wa mana ngo arangize kubyara Isake Imana ibwira Aburahamu iramubwira ngo peti uyu muhungu turashaka ko duhurira kuri muri uko ubona ko tubambwira wowe umva umwana mu zabukuru none muze kumutanga aravi wowe ni hano ibinyabuzabagabo bihume ibihumbi ngo biturindiriye ngo bitaravuga sedrani ibihumbi moteri ubuza gute uyu muhungu muzamukana nije kugira gute nije kumutamba igitambo cyonswe mwishi niko none sura wowe ni gutubonye ntabwo wari wavuze papa tugendeje kumushinga uruminyiramo usanga mashike mu nzira abaza abwira se papa ko mbene itegereza abona gufikira nuko numuri none se igitambo kirava aravuga ngo Imana isa iwe mu mutima wa Iburahimu yagiye yiyumva kuko ari gushidikanya Bibiliya ivuga ngo yatekerezaga gutyo kuko amugarurirwa uwapfuye akongera kandi akabaho ngo amara gushika kuri mori umutipe aracana umuriro urafata umwana hayabireba urafata ngo arangize afunga ibyo bita ngo n'amaguru arabifunga pepe arabifunga afunga n'amaguru Imana ati marayika wowe kurabona tabarari yamashije umutima wa Iburahimu amen ntuzusubira inyuma amen kuriya biriya koze byarangiye tima biriya bose oya ntabasubira inyuma we ariko muzi abantu bacu baguye mu tuegizame duto baramye ibigirwamana muzi abantu bacu bashitswe gatoya gato gusa bamareka Imana akaponyoka muzi abantu bacu bahuye n'impamvu mbi bareka data muzi abantu bacu bavuye mu byizerwa ukwiye ko baburaye kubera ko baburaye ijoro rimwe gusa akamaboko uzi telefone yacu yabo ibintu bashizemo kubera impamvu gusa ngo ubahaza amaso ubahaza mwaye 5,000 yakubanije kuri Yesu
mureke utoba umugabo w'Imana cyangwa kwa umugabo w'umugore we kumva Imana indebe sindavuza kumushaka nizamubwira ngo nuko nisaba abazi ko navuze utoba umugabo w'Imana cyangwa n'impa ko n'umugabo w'umugore we uko bakuzi ko umugabo uzuvuga mu gitondo kandi kandi ko bamushaka bazi ko umuntu bakuzi ko umugabo wobesha naga akavuga ko mushaka uko niyo ndimo utangaho ubundi mu ngone Imana ngo nishikibera abandi bagabo bunyamo mutange ukana utabaye none w'Imana emera none n'umukati n'abakwemera ikibazo kiri Imana gahara hani n'Imana n'ibazaranya uwo batobitsi banga babizi ko tobiki banga uko kutuzura kugenda kuvuga bakuru uwo abanyamakuru ryari nta bihembe cyose cyabaye reka soza kuko umwanya warangiye wowe uraha kura taho twashi ayo we Mana we twumva amen amen mureke mbabwire nta muntu wakubwira umugabo kaziga yego nta muntu uzakubwira umugabo nta wowe nutigira umugabo tutegereze ko ari umuntu uzakubwira umugabo cyane nta muntu uzakubwira umugore niwe utegerezwa kuba umugore ni kweli kabisa nusasanga urugo rwawe ninde uzaza kurukubaho uzubwira ngo ukubananiwe ntabakunanije ni wowe binaniye ni kweli kabisa nta kindi kintu uko nacecetse koko ukomenya ibyo ncecekaye none se uvuga kuvuga iki boruri bisi use mwabaye muto uko ni iki cyavuze uceceka ahita kabiri biza kintangaza nuko uwo muza muganira y'amagambo aza guca inyuma akaza kuvuga ibyo mwavuze akanagegureka ikiza naratanga jewe kuva Imana indemye sinzatorera Imana indemye sinzatorera kamere ntiyonyemerera kandi kamere ya Yesu Kristo kandi ya pastor aho kuryo ujya muza uzawumva kuko ijambo wamenye utora usinzira utaramuhomba uzumara kuri mubwira gutya akamayongorera wa umwanzi wawe yarangiza kumenya y'amakuru yamara atakubwira ugatura no mu muhana yarakwanze kubera ko amakuru wagambye kuko yaramaze yamugeraho ariko wowe tubabimenye ni kweli tumenye impamvu se ko zahindutse byagenze kumbe na makuru yawe yamenye yenya uko utayahishije karimi sawa zinazosababisha Yesu akose nafasi unazo dhambi gani zinazosababisha Yesu akose nafasi Bibiri iravuga ngo Daniel ngo bavuze ngo ikosa na rimwe bomutoraho mekotalaki ngo baje inama baravuga ngo usibye mu mana ye aratumuhigi ngo arimo tumuhigi arimo tumuhigira ngo inama ibusura hanyuma bavuga amagambo abiri baravuga ngo nihagira mu gihugu cyawe umwami Nebukadinezari umuntu ugira icyo asaba gusaba bana gusenga ubwira gusa icyo asaba atagisabye wowe ikigize kabiri umuntu ugira indi mana ise asenga atari wowe Bibiliya iravuga ngo abagabo bakarudana ngo baragenda ngo bamaze gushika ngo basanga Daniyeli we ngo karasenga ngo barangize bama biruka n'imbere y'umwana atuza amakuru uriya muhungu w'umunyagano niba tigeze yumva by'amategeko niwe yakomeje gusenga imana y'iwawe no nigo ngo hanyuma ngo aramuhamagara aramuha ngo se Daniyeli ese barambwiye ngo tubigaze umenye by'amategeko arahe nibyo mukuru kubasenga ati umva yemwe mweka mbabwira amakuru yamavuga ngo ya akana umugabo mu Yuda zakana abakarutaye n'abazakana
abakristo bagira oya na yego abakristo bavuga ngo yego nyine oya niba bavuga ngo ibyo bavuze nizo none ukabona niyo Mana ishobora kugukiza avuga amagambo akomeye yamavuga ngo iyo Mana nubwo itashobora kugukiza itampamvu yo kuramya igishushanyo imbere y'imbaga imbere y'igisigizo kuna yasagara gisege yamamubwira ngo ni kweli nubwo iyo Mana itokiza nta mpamvu yo kugira gute yo kukuramya wowe yo kuramya igishushanyo washize ahepfo muri durasi mureke mubwire aya magambo amen ijambo ryose ribaho rishobokera mu guhakana ukuvuga ngo yego n'ijambo rikavuga ngo oya nawe ruzingi amagambo yose ashobokera mu kuvuga ngo yego cyangwa nawe umugore wateretswe n'umugabo uwo wabwiye ngo oya yaraguhumuse burundu umutima uri uwo wabwiye ngo oya n'amakuru yaramenyekanye mu mwana yuko wamwiye waravuze ngo turi kumwe inyama waravuze ngo tuzi kandi mupfu yaravuze neza yaravuze ngo akambika mu kintu wamushinani waramuramuje n'umukristo kandi gusana ikintu kinagoboza umutima wanjye akamubwira yeye yariye haravuga ngo mimi ni mukristo gusa ndi umukristo gusa ngo ndi umukristo gusa ngo ndi umukristo ijambo rivuga ngo ndi umukristo ryagize itegeko ryayo kandi aryo niki cyabaye abantu bose basiba kurangirana ngo ntahandi baza baca n'iwabo kubera habaye Kristo bwacu ije ni umukristo kandi gucyo nicyo tuzoyoburiza mimi ni umukristo cyane umukristo nabo umukristo ubana nawe kuco wanani cyane amen nawe buryana apana umukristo ubanye nawe aho baza baguteretera ukamenya ngo ndanga kubera Yesu ndemera kubera kandi tuvuze gutereta si bwo nyine gusa hari n'abantu bazaterwa mu bageruswa hari n'abandi baza bari mu kuja mu nama zo kunariza ibitaro abandi bakaja mu nama n'ibindi abantu bagiye inama ngo guterana gutera amacana kuzoshira nari narabamenye ndabazi batuka cyane ndabazi konde barahari ngo gishira ahubwo bashize Mokita Daniel wabonye ko ndumva ukomeye ati gose garuko Beti mugene musonga shintari inshuro zirindwi zitahaye ziki zitegeza Daniel musibambe Daniel tese turaba ko kutezuka apana dita ya
Maombi ya imani. Yule ndiye niliye. Ewe. Gatoti mubisi. Yule ndivyo gisi niliye. Kuja wangu niko Atari wangu. Ndi mubisi. Umunsi wa mbere ndiko umunsi wa kabiri yule. Umunsi wa gatatu ndiko akundi. Umunsi wa kane ndiko akundi. Umunsi wa gatanu ndiko akundi. Umunsi wa gatandatu ndiko akundi. Umunsi wa kane ndiko. Aho ubonye gute? Tito. Nuko iko. Imana yacu. Kamaze usikora. Izime. Yikamisi. Ameyerekera. Yikamisi kina manyi neza abantu. Zikaba. Zikaba. Inama nyaro. Kandi kakubwira izo nama. Zibamo nawe nabantu kuzetu. Naba hapa. Nabantu kuzetu. Amakiwaka. Wale ambao tumechangia nao yumo ndani yao. Hapo nao. Wale ambao tumetembea nao yumo ndani yao. Tunaishi nao. Wote nao. Tunasali nao. Tunasali nao. Kanisani pamoja. Tunasali. Tunatembea nao. Tunaishi nao. Tunaishi nao. Hallelujah. Tunatembea nao. Baba abantu bose basirwa mukavuga ngo tuzoshaka munasali nao. Ndio wageni wetu nyumbani mwetu, wageni wetu kama bilano kama sibabu wangu mukitomo wasema bose naku iyo ndiyashaka ko murago ngose mwari iyo ndiyashaka ko murya ese yame nawe wambaye azigutobego. Amen. Mongera mudodeshe. Peti. Uzawi yaranje uzweni. Kandi patara gusa naho ushamwata. Uzambara mu bego baba. Muna bezi mabyo humushi. Nukupima. Hallelujah. Kama yumbe. Koti ngo kabone mukora badutana nini? Turatarama. Ntaco bihindura. Iyo kori ko kurkwima. Kandi yewe nukwita sengera mayitani. Kandi nta wundi watuza. Turasengera. Reka nsoze gututama rero. Turatarama. Tugira gutama rero. Hallelujah. Sawa. Tukangome. Amen. Uhanuzi ko tugomba kunja. Iki gitaramo turagishinga mu izina rya Yesu tuzageza. Amen. ngo nabo ngo bashinge ikindi gitaramo kigume ngo baza bagenda ngo Oya ye. Uri mu Simya. Javeta no wihuse wa. Ndaba kuza gishinga.
Gushinga mukandi kandi. Gushinga mukandi kandi gusoza. Tubona amen. Amen. Ibi navuga ngo Daniel yaremera. Aremera. Shaitik. Amen. Gwintare kubera ko nanze kurami igirwamana. Cy'umwami Nebukadinezar yashinze mu gikombe Cyadura. none abisigisira neza ndagiye sinamenya nimba inama yarabaye ariko ntawe uzimenya ko niyo nama yarabaye internet se ko murabona umugabo Agatanirwa. ese ukuri ni nagamba Daniel ntabwo yarinzwe bwa wundi yamanutse yarinzwe umunsi yavuze ngo sikunda ko nura n'indima umunsi yatura imbere y'abami n'abategetsi n'abagore n'abagabo n'abana abasore n'abahungu n'abakobwa akavuga ngo ntibikunda ko nosenga indima niwo munsi Imana yavuze ngo papa ubwo uzigeza nanjye nzakwereka ko ndima ubwo vuze unkuye mu isi papa we unkuye mu isi wose none uravuze muri iki gihugu cyose uravuze ngo umuti waremeje gushushanya ahubwo ahubwo ubaye umugabo ukaba unguriye mu iso na mimi sita kuwachilia papa izambaga hayo yuko Imana yawe Imana iso na sakuru nakwibwira we mukarwara mugasonza yewe abandi bana b'abandi bakiga wowe wamara wowe ko imenye maze Rimwe na rimwe Imana izisakaho itakiri kumwe n'umukobwa yo bazabanyarwara n'abatizera bagatera umusaraba umwami ngo yibambura ku isasi aho batuka bisa kose hariho Imana nubwo bazavuga bya bintu walikuwa wanasema miungu ariko lakini kuna yule ambaye yule jana na hata milele watarashika mko Daniel we yari yerese Imana mugabo kumva n'Imana karame Daniel amubwira ngo karame mwana wanjye karame mwana waje we mokita sikasyo Imana yagukorera ntibashe mukuri yandinze yamamuhera kuko ntigeze kubicumura yego musina cumure kunyuko imeweza kunyuka imeweza kufanya nini kunilinda yeye mbega ngubwi kuvuga zo uyu munsi wari mu rwego gusita gusaza gusa nawe hari nko munsi wahuye n'igihe kanamana igi gutera ku wakanima ariko natomujuna kuburiho mani himba gasoje Biblia inatuambia ngo wawande ngoma za kuisha ngo Yakobo Oiza maneze kwa maneze kwa ibitika biraba uzamabi maneze Yakobo rapfuye kwa maneze ngo abona ko bidahagije ngo tekereza no kwiyongeza Petero apetira mani musire ngo abona ko bidahagije ngo tekereza no kwiyongeza Petero niko umuzamakuru bamaze kwica wabo yumva amaze kubigaba batekereje no kuba ngo nawe bakwiyongeza wabaniza umwe ngose kujya mu mubona ngo washasenga
ngo se ngo uko bamaze kumenya kuko neza wabivuye ubu nyine bari mu nama yo kwiyongeza n'akazi kabo inama iyo nayirangiye hano hirya ngo tuse ngo se kwiyongeza aho mu kabo ngo se biyongeze na naka bamaze kumwisha ngo ntibabona ko bihagije baramubona bamwe kandi biyongeze wamuyumva warakoze ngo bamaze kumwisha ngo babona ntibihagije mwaka biyongeze pasiteri wemerera igitaramo muriya niwe turusha amahoro ngo bamaze kumwisha ngo batekereza ko bagomba kurabona uwo mugore ukunda gutega amaboko ngo bamaze kubona yuko bidahagije we mureka barwanya igitaramo banyuze muri siyasa ntabwo gishyira muri cyo mu gutima byose bitabwiye bamaze kubona ko bidahagije bamaze kubona ko bidahagije mureka twiteho na mwarimu